abanyamakuru ajye kongera kuri arongera ararize ararize gende mu ishusho y'Imana nese turanuka ngo ndishinze uri kurabwira Imana yuri kurambwira ngo mu marango arafise umutwe umeze nk'igifeneshi uri kurabwira Imana tete vide les enfants yuri ko muravuga ngo mu marango ni ikijuju uri kurabwira Imana je yandemye iyo bavuze ngo les enfants ndagukubita ariko se man ndagira ngo ngumenyeshe ko iyi ndwara no mukobwa rwaye guhera uyu munsi umuraho ngo muri babiri buri wese tugiye kujya tunenga buri muntu Jita reba ikintu wanenga kuri mu mararungu mu marango ndamunenga ko nongeye kujya mbihera igihano ngiye kujya mbibariza nimutsindwa umwe natagisubiza umwe arajya afata igihano sibyo ahanwe nawe mbo umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe aho ndahumva ninde ugiye kugisubiza ndi ku mwanya wa mbere Jita fu umujyi wa Kigali ugizwe n'uburere butatu bwonyine nice turere duto yego ni ababipinga muri komite wa reka twumve mu mararungu umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere 7 aha wapfumutse ubwonko ndayawe rero dore nibingibi nge nanga ngo Jitafu utwo turere tuvuge akambere Kicukiro aka kabiri Nyarugenge aka gatatu Gasabo aka kane Noza Amajyepfo aka gatanu Amajyaruguru aka gatandatu Burasirazuba aka karindwi Goma ubwo umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe n'uturere dutatu Yes, nongeye kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwakoze subscribe kuri IM Irakiza Media TV nkubwira nti amafufu amafaranga agufurebe nge muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatire cya Mutabazi rutarimba n'ibinyoma intore idatoragura amayugi tugarukanye na Jitafu na mu mararungu GG ya mbere yuko dutangira outro ndabanza suhuza abantu kuva kurikira IM ijoro n'amanywa ku bantu badahwema kudukurikira ku bantu bakora subscribe tubashimire cyane abantu bakora za keya tubashimire cyane no kushayiringa na byantu byo kuva hajya babyita ntago bavuga keya babyita gute gusharinga nje mbyita keya ngo abantu bakora keya anyway tubashimire cyane rero nanone nshimira abana b'abakobwa we love you sana ndabakunda cyane abapapa abasore badukurikira abana man anyway ibi nje narumbo yaho usanga ushaka kugenda ugasanga umwana w'imyaka 2 man abwira mama ngo mama ngo gura data umwana ukibaza umwana data wifi yabibwiwe n'iki nta mwana ukora ziyaka ifi ngo mama ngo waguze wifi yego ngo mama ngo ari kureba ndese ni ukuvuga ngo bitewe naho icyerekezo cyangwa se indangacyerekezo kirimo kiratugana kirakeza kituganije ni igisoro cy'uko nyine umuntu wese yaba umwana yarakangutse umugore arakanguka umupapa arakanguka mbese nari bibi biravuga ngo yemwe abasinziriye we kanguke yego twe twageze muri sama muri sama ariko isengesho batera muri sama niri isengesho bavuga ngo mana ukimana nyine nkabo uri Imana ikomeye cyane uri Imana itari bayari uri Imana itari dagoni uyu munsi wabikora ejo wabikora uyu munsi wadukora bitangaza n'ejo urabikora wazuye abarwayi wakijije impumyi wafashije abantu bose mana yanjye Imana yagira bikora kandi Uwiteka Imana irambwira ngo igihe cyose uzayisabira ngo nayo izakuvira mu ijuru igire gute igusubize ariko nkawe wandaye we kuki butarimo kumvugisha urabona kuba wabaye boade uganya uri kumva neza ubu ibyo bintu urabona oya gusura ni kimwe no kunyara n'ikindi no kwituma n'ikindi tuganire ubona uzaba boade kugeza mu kwa kangahe ibyo bintu uzabyigira ryari utanye kongera kwirizariza inde wowe indubundi muri comment barabyanditse baravuga ngo wowe ngo kenshi na kenshi ngurangwa no kurira cyane mu biganiro ibyo bintu muri comment bagenda babigarukaho kenshi kuki wirizariza uri umumotari uri Mariko uri Timoteyo uri Nuza uri Petero uri Yohana uri tubwire muko tubwire njewe wowe udefugira nimwe urakunda umuntu ukamukunda muri bogisa n'umukundira ini bogisa sibyo koko Jita isibye kwikina umugabo no kwitaka umuntu wakunda bogisa yawe ntiyaba yarapfuye ahagaze yapfuye aniyicaye se ahubwo ariko munyamakuru wamwumvije ngo sibyo ngo kugira gute ngo kwikinisha ngo
ariko baby kuki igihe cyose turi kumwe wumva ko wahora usambanyiriza ubwonko ubusambanyi urumva ntacyo uri cyo n'ibyo tuba dukora byose hariya ku yandi macano aba ari puranka nta kintu uri cyo wakira. Oya murabizi ko hano kuri IM Irakiza Media TV nta puraka tujya tugira nta noneho mubwiza ukuri na Gitafu mubwizanye ukuri nkurabure sinagukunda nawe ukisiga mu korogo sinagukunda wagahukuwe wagapusiwe sinagukunda wakagurube we sinagukunda uri kumva neza wakagakoshowe kakandi karari shamba yanyamaturiwe munyamakuru igihe cyose umukobwa yakubwiye ngo kindekure abakobwa ngo nikimfate simukunda ndagukunda kireba nabi undeba neza no kuvuga ngo iyo mukuhakana k'umukobwa niko kwemera k'umukobwa bazi yuko iki reba ndeka konsekera ntusekere reba wansekeye ariko ukasekera bote we ndi mu kiganiro hari igihe unyica nkumviriza nkatembaga ugapfa neza ko cenga bankunda ko yarasariye yewe ariko ona mukobwa isi bakwafa ejo ntabwo wiruka muri mukanga jeta nguri kuraje nge ndajya mumenyeshe ko baby ngo byari ikiganiro nanjye bwanjye aranyihamagariye mwerekane voice urashaka gukuramo Jojo Gita iyo nkuru ni ubwa mbere ubyumvishe hano turi gukora ikiganiro kandi turi kuvugishanya ukuri njyewe na Gitafu ni amapuranka tuba turi gukora simukunda sinanamukunda nta n'icyo ari cyo buretse gato rero aho hantu buretse gato kuki wumva ko igihe cyose uzasikama abantu urumusikama rero uramubeshye wowe aho bwihane kuki wumva ko igihe cyose uzarusikama abantu wandi biriza neza yuko ngo mu mararungo how are you wanyweye amata njya nuzanye kubarikeho urabyumvisha hano inshinzi ni wowe nuzanye nawe inshinzi ni wowe nuzanye ntukazojya umenyera Gita ntukazojya umenyera akose ubundi mu mararu kubera iki bakwita ngo nguri inshinzi kandi utari inshinzi kubera iki ubundi uyu mukobwa akubita abagabo arwaye indwara yo gukunda abagabo kandi akaba arwaye n'indwara yo gukubita abagabo reka ikintu kimwe ukunda ikintu kimwe nanjye ndagukubita ariko uzi ko ari byo koko nanjye ndagukubita ntukemere ko umugore agukubita kuri kamera byerekanye oya se ntabwo umumararu wayabye ntabwo mbikunda hano kuri kamera kuri IM Irakiza Media TV nta mahane ni ukwitonda ntabwebwebwe sibyo ntabwo Gita musengere man musengere kikirira bakara baba Imana yambwe ngo ubuduta ari kubushinze reki umva be reka tuganire Imana none irambwiye ngo umva ngubwire reki reka ko ngubita ndi mu mwuka reki nkubwiza ukuri urongera gusenga ukoresha ibinyoma juramba ndagukubita nawe ndagukubita Imana irakiza ureke mube mutuze we nibavuga ngo burabura muri ko muri twazima ariko umunsi umwe Imana umunsi umwe izoza ibankubitira igishyi uri kumva neza nibeshyera Imana mubana izokubita urushyi urimo kubeshyera Imana nago we buretse gato Imana irakiza we uyu mukobwa yigize umuvugizi w'Imana uri marayika se wandaye we uri marayika wowe ujya kwivugira cyangwa uzora ruganya umuvugizi wowe Imana agutumye kujya ujya kwivugira wanshinze we inshinzi ni wowe ariko Gita banza mbibarize mwa banyamakuru ajya kongera kuri arongera ararize ararize gende mu ishusho y'Imana nese turanuka ngo ndishinze uri kurabwira Imana yuri kurambwira ngo mu marango arafise umutwe umeze nk'igifeneshi uri kurabwira Imana tete vide rezamfa yuri ko muravuga ngo mu marango ni ikijuju uri kurabwira Imana je yandemye iyo bavuze ngo rezamfa ndagukubita ariko se man ndagira ngo ngumenyeshe ko iyi ndwara uno mukobwa arwaye guhera uyu munsi ndaje gushakira imiti igomba kwikiza iyo ndwara irikiza nta muganga isaba nta n'imiti isaba indwara yo gukubita abagabo indwara yo gukunda abagabo kunda umugabo umwe kuko niwe waremewe njye urankunda ukunde banzovu yigufata niyo mpamvu ashaka gusenya urugo rwawe
uri kumva neza njye nta mikinato ngira urumva njye naje imihanda ntaje gutwengana namwe naje imihanda ntaje gutwengana namwe we je ayo maso nayakuramo nanjye nakodedwana mwari muri guteretana mwari muri gusenga mwari muri mu mwuka ishize imwe makungu na mu mavuta ngewe uri busizane urusani so zabwe baby uno mukobwa nagazigira ngo nza muri bogisa uzangonze kuri kamera ariko ibyo kunkunda muri bogisa never kugukunda muri bogisa cyangwa ni bogisa ni muri bogisa ni bogisa ujyaga zaza ngo muri bogisa jewe ahubwo muri bogisa kandi uri the best mumarare kurahiyo nebe ubu ngubu koko jita mubona sarira yanjamo udasarasa nose si umuhungu nose si umuhungu ngo ninde si mutabaru si kenis sibyo nta kintu ngo si mutabaruka nose urashaka gukunda mutabaruka inde ngiye kuwa mbere nzohura nawe mutabaruka se muzaba mugiye kuganira iki se nzajya kumuraba kuko mukunda wamugira iki nzojya kumuraba kuko banyarwanda namwe banyarwandakazi ibyo nababwiraga niko kuri mukobwa afite indwara yo gukunda abagabo afite indwara yo kugira ngo uzamuha iki nzomuha inkoko irabika se icyo kiganiro muzona kiraba bayita we irabika urumva uyugere hari n'utugabo abagabo n'utugabo ngenda akagabo sibyo kuryo umuntu avuze uti yenda nkuko jita faturagurika ngo Sibirabasi. None se kuvuga ngo nawe wamuguriye inkoko. Umva muvandi. Uyu mwana w'umukobwa isibyo Imana yaremye isi karema nijoro yo kuba yamanuka igagutabara cyangwa se ugatabarwa na Satani. Nabundi usibye ubu uzikintu gisigaye uyu mukobwa asigaye gutabarwa na Shitani yonyine cyo kiri nizagutabara kuko Imana yarananiwe yararushye Imana namutabaye bwa mbere arabyanga iguha umugabo uramwanga Imana hari umuntu ejo bundi wahanuye aravuga uramwanga none niba avuze ngo hari akagabo kabona utugabo ako kagabo kaza ryari abagabo baza ryari Imana Bibiliya buretse munyamakuru nababaye udatuma ndira Imana yiremye Adamu imurema mu ruturuturu hanyuma mu mugore nijoro saa 8 z'ijoro bisha none arifasha avuze ko turi utugabo ese mbariza mu mararo kubyara amezi umwana avukira amezi angahe amezi 300 ubwo ikabigizwe n'iminsi ngahe ego ni nakayabo k'imizi iyo minsi wayibarisha machine cyangwa ukayibarisha WhatsApp buriya umwana wuzuye byo uzamara mu nda imyaka 6 uwo nguwo umwana avuka yujuje ubuzirane naho wavukiye ufise amezi 7 suraba sibyo we bagushize muri goveze akashi muri goveze surabizi neza ko je banzize muri goveze muri asavanga no mukenyezi ngo no mwigeme oya umwigeme harya bari kimwe mararo sobanurira Jitafu umwigeme n'umukenyezi umwigeme abari iki nese umukobwa hanyuma umutama naho umukenyezi n'umusaza n'umusaza umukenyezi ubwo Jitafu n'umukenyezi se huye n'umukenyezi cokoze ariko nubundi n'abandi kujya va ngo nahana ataniye n'abagore shaho nese Jitafu tandukanye n'abagore Jitafu nyitwarira fise ameze nk'umugore mudaso amajamba gingo ntabwo Imana impabarire tujye tuganira Imana tujye tuganira koko tujye tuganira isibyo kurubwa rombera sibyo urebye kuri karakteri zanjye ukareba mu myumvire yanjye wigize wumva ari n'umuntu wambwiye ngo ngiye naragenda mutinga wapi sinerwa sinaterwa oya ibintu Jita ibyo ngibyo byo ntabwo ujye ubikora ibyo ntabivuze navuze ni asangabo dasangabo ariko muri abo uko nabahuje reka ngira ikintu mbibariza nkamwe ku kintu muzi cyane mwiyaminiyaho ndahera kuri mu mararungo ni iki kintu wiyaminira hano muri social media wiyaminiyaho kwiyamina bisobanure neza iyaminiye kama boxe iyaminiye kanibarize Jita funa no iyaminiye uhita usobanukirwa Jita ni iki kintu wiyaminiye hano muri social media ikintu yaminiyeho ni vibe ya
ni vibe. ni ukuvuga ngo ubu kano kanya musobanura kwiyamenera icyari buretse gato nkurabure bro igishoro kano kanya G-Tough ahagazeho ni vibe yeah ni vibe. inyungu nakuye muri vibe mbona data inyungu nakuye muri vibe ngura wifi mfite wifi inyungu nakuye mirenze ikindi cyose ni wifi nkajya n'ifi ni wifi nkajya n'ifi nagize ngo wakuyemo n'umugore ahubwo nabyo rujye kubivuga don't touch me don't touch me noneho cyangwa suraba abantu bose bitegereza bakaraba G-Tough baraba ari umugabo none se bana musari sibyo G-Tough umurabye ku kirenge ukazamura ukaza no ku rutwe rwe ngo pa wavuga uti dore umugabo wasaze watanguye kurota abantu bifite ikirenge kibira harimo abantu bajya ayo no kajusebya wandaye no kajusebya ngewe oya koko urabona afite ikirenge mara akuye umukobwa mana urubwa rurambiye none se ko ndeba uri kwenda kuru uratwita ariko ariko G-Tough nako yambaye inkweto z'umweru n'amasogisi y'umweru oya wafashwa maze ni wanayiriramo we ampara iyi ngiyi ngiye nshobora gusukamo n'igikoma nkanywa ngabasitari ngo tugire muratwe dufise amazi iyo ndwara irikiza ndayawe agita urumva ukuntu ari kugusebya kweli n'ubundi njyewe nariyakire ku kijyanye n'urubwa n'abatari abangaba baransebeje bamwe bavuga ngo ndasa n'ihene abandi ngo ndasa n'ingurube abandi ngo ndi ikigurube njyewe nariyakiriye icyo uzakora ni ikintu kimwe cyonyine nura icyo naza baby muri bogisi ntabwo nzaguha umwanya wanjye icyo cyo cyangwa ngo Instagram za WhatsApp okay none mureke mbabwire rero umuraho ngo muri babiri buri wese tugiye kujya tunenga buri muntu Gita reba ikintu wanenga kuri mu mararungu ndamunenga ko badafite meshi ku mutwe kandi abandi bakobwa bafite meshi hari icyo bivugaho mu mararungu ego ngaho gikivuge nyine meshi uzishiraho kugira ngo ushake ubwiza ariko je ubwiza ndabufise ubu se abandi bakobwa ko babashoka wajyugena nabo bakagushuka nk'abandi bose kandi ubwiza mbufise nyine ubwiza se burihe ko ubwiza bw'umukobwa ari imisatsi ubwo bwiza utarimo kongera burihe hasi ubundi mu mararo nanjye ngumunerewe ko icyo utagira umusatsi ku mutwe bira bintu muza amahera Gitafura rero bira bintu muzi amahera bisabone ndabibarize reba Gitafu umusatsi afite uzwa kurusha umusatsi ari umuhungu hewe nuko ari umugore nuko ari imvuze ngo iki ako sorry buretse gato cyo tuganira ngewe nakubwiye ngo urubwa rurampiriye ngewe mpfa kuba nge icyanzanye ahangaha umuntu dukurikiye kuri IM nyamuneka naza kuva kuri kamera nibagiwe kubasaba icyo bita urukundo we love you ndabakunda cyane mudahari ntabwo twaba duhari ku bantu by'umwihariko muri gukora subscribe comment ndetse bakore na keya za keya nyinshi cyane yego nukuri ndayifite nisuku cyo kanzumva amajwi y'imva bira bintu bari kongorora iyo ndwara irekeza yego kugira ngo bazambago mfe vuba inanga hanze inanga bararoga ntabwo bizo hano bararoga naho nuza cya nuza cya Gitafu ni kimene yes umumararu uravuze ngo imisatsi ngo ntayikeneye ubwo Gitafu ni ikintu yarakunenzo wowe uranenga iki kuri Gitafu Gitafu kintu munengaho bivuge iyi nka yaravuze ngo mba ikiragi kivuga ngo iki ikiravuga ngo bebup nahingurwe nango nahingurwe ngo iki ngaho rero munenga ngo gira icyo umunengaho ni icyo umunengaho izi meta ni zo umunengaho n'imisatsi ni icyo umunengaho ahandi hose ni muzima ahubwo muri comment babyandikiye ko uyu mukobwa ushobora kuba yaratewe inda online ntiyabimenya ko atwite uzajya kwipimisha urebe ko uratwite wirwana ariko rero mu marungu bavuze ibintu by'ukuri ararwana mu marungu ajya ntiwongere kurwana utitangura kwizanishwa ngo n'ukuri boss yes udakora mistake yo kunukira boss wanjye nagukubita shawe umva boss nawe nagukubita ntukazojya uzana uburofu nawe tezez-vous cyangwa mvuga ngo tais-toi
tais-toi. Kandi ajya mu kanya gato tujye kujya no masengesho. Mugiye kuvuga n'amasengesho. Okay. Kugira ngo tujye mu cyumba cy'amasengesho dusigaje igihe kingana iki? Dushigaje iminota 3 kugira ngo tujye mu cyumba cy'amasengesho. Amen. Ariko tutarajya muri icyo mwuka. Ndagira ngo mu nkorero tutunde. Tubwiye. Nagira mu nkorero iki kintu. Ugiye kujya umubaza ikintu natsindwa uhita umuha igihano. Natagikora. Ego. Ninde uri butangire? Ni indaya. Bivugwa nshinzwe. Ngaho vuga ikintu, mubaza ikintu nikimunanira. Kubiturushye. Jitafu azajya buri wese ugitsindwa azajya muha igihano. Mubaza ikintu? Nakinanirwa. Na kimeze gute se? Icyo ari cyo cyose. Icyo ari byo byose mfe kumubaza. Mubaze natagishobora bakagishubije. Ubwo natagishobora nyine uramuha igihano wowe. Ndamuha igihano? Ya. Kuko cyakesha na kesha ngiye nawe dukunda gushondana. Nyine wakwibaza impamvu dukunda gushondana nuko uri nuzi. Nese impamvu dushondana ni iyi. Wowe raza ugakubita. Yashubije nabi. Ako nawe icyo naga ari ikibazo. Ni ikibazo ariko. Okay reka ngiye noneho nge mbibarize. Reka abanza gisubize. Ukuntu ari gusubiza avuga ngo nakazi. Nakazi. Yego. Cyo si gisubiza se ndamubaje cyari kunsubiza. Ngewe nakubwiye. Shondana. Zana nyine mukurura amatwi. Ibihana. Oya buretse. Nge noneho ngiye kujya mbihera igihano. Ngiye kujya mbibariza nimutsindwa umwe natagisubiza. Umwe arajya afata igihano. Sibyo? Ahanwe nawe. Mbo umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe? Aho ndahumva. Ninde ugiye kugisubiza? Ndi ku mwanya wa mbere Jitafu umujyi wa Kigali ugizwe n'uburere butatu bwonyine. Turere duto. Yego. Ni ababipinga muri komite wa. Bo reka twumve no mararungu. Umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe? Umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere 7. Wapfumutse ubwonko wandayawe. Rero ture nibingiwe nge nanga ngo. Jitafu utwo turere tuvuge. Akambere Kicukiro. Aka kabiri Nyarugenge. Aka gatatu Gasabo. Aka kane Noza Amajyepfo. Aka gatanu Amajyaruguru. Aka gatandatu Burasirazuba. Aka karindwi Ngoma. Ubwo umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe? N'uturere dutatu. Yes Jitafu ndacyabaza ikindi kibazo. Yego. Harya ukunda kunywa iki? Nge nkunda kunywa mukaru. Ugiye kugura amakarito y'amajyane yego 3. Ugasa aya makarito 5. Yes. Ugasanga ikarito iragura 1000. Yego. Wakwishyura ngahe? Natava ngo bwe nabwejagura. Wewe wakwishyura ngahe? Ngo ugiye kugura amajyane usanze ngo amajyane ngo yabuze kanga wese ngo zabaye ikibazo mumanuke gatoya hara hepfo amajyane yabaye ikibazo mukaru zabuze wabigenza gute? Wabigenza ute? Nukunywa amazi. Nta muntu dufite mtete video zafa. None se wabigenza gute ubundi wowe? Muri komite barabyandika. Yes, iyo umuntu avuze ngo sit down abavuze ngo iki? Haguruka ugende. Sit down. Yego. Sit down icari. Haguruka cyanda hashinze. Muri iki cyari. Wese warize. Yego we warize. Wise he? Warize. Maternelle. Mwishuri niwe ni rihe somo wumvaga? Mwishuri se? Ni byinshi bana. Ni byinshi. Naturayizi. Mate physique. Colombier. Urayizi? Okay. Na shosho. Nande? Na shosho. Shosho bayikora mu gihe ugiye gushisha. Na shosho. Aya na science. Urangije 6e primaire. Ugiye gushisha niba rugushisha niba rugushusha sinzi ukuntu nugushusha. Ugiye gushusha kugira ngo uzabashe kubona icyo bita audience ikwemera kujya kwiga nako ikwemera kujya kwiga senior 1. Haje wagurukiye makanga yishinze. Njewe? Magatandatu secondaire. Nagarukiye senior 4. Senior 4? Ya. Ahagana he? Nahara nozareza urabona amashuri abanza n'ijyana Gikondo. Hanyuma amashuri yisumbuye n'ijyana mu bita hehe mu ndangaburezi. Mu ndangaburezi. Wigagamo ibiki? Nje nize nigaga bira bintu byitwa carpentry.
oya shyiraho mikoro bivuge neza ka Petri ubundi ngiye nafite inzozi zo kuziga ibintu bijyanye urusobe rw'amasomo numvaga mfite imana kuba nakwiga ibijyanye n'ubundi za promoter hasi nkaba naba ndo mu influencer anyway numva nabasha kuba naba umudije numvaga naba umubyinnyi ariko ikintu nigeze inzozi nigeze ndota no kuba umutobozi ariko ibindi byose nabiroze warabiroze. Yes, nukuvuga ngo imbwa ni pusi birota bihiga. Wowe uri kurota urota iki? Ndota ndimo ndakurikirana kuri AM kuri IM Irakiza Media TV. Yes, IM Irakiza Media TV show. Niyo channel ya mbere igira ibiganiro biryoshye. Mari iki kiganiro kuzi uko kujya byemere man. Kuri IM. Yeje bona ibyo kiganiro ngajya gisubizamo nawe iki kiganiro koye ni indaya nukireba ugisubizemo n'ikikujyora wongera ugisubizemo kirebe kenshi. Ariko uwo mukobwa agira amahane. Oya mwe kurwana imbere ya kamera. Mukubite. Mvuze ngo iki? Mukubite. Wimi iyo kamera. Mukubite. Winunga iyo kamera. Mukubite. Winunga mikoro. Ngo winunga kamera. Umva se nkubwire mumara warusiko Gitafu afite umugore yubatse. Warubizi neza? Gitafu se? Arubatse. Gitafu mubwire ibyiza byo gushaka. Icyiza cyo gushaka. Buretse gato. Reka nkurabure bro. Reka nkurabure pepi. Twera kuzana madamu wawe muri bino bintu kuko amakuru yose ndafishe na madamu wawe ndamuzi. Habaye iki? Naranamusuye. N'umwana ndamuzi murasi. Rero twera kubazana nta kurabura umuceri wose nkawushira hanze. Washize amasukari hasi. Nuko rero ceceko. Reka nenywere ndabizi. Banifite akanyota. Icyo ratereka mbarabure rata bro. Umva mbabwire bakunzi bari bakwari kwa Irakiza wagiye kwiga kuvuga wandayo. IM Irakiza Media TV. Irakiza Media TV. Hano ngiye kuzojya mbashakira amakuru y'abagitafu ibyo bakora. Ya kamera. Jesus. Ndayarabuku mufite ijisho nkomeze ndabe yikunike hajya ngo Sodoma banamurobye namurabye yikunike hajya mu nguni banamurobye ndabazanira amakuru yuzuye. Nze mitenya vuga man. So rero ku bantu badukurikiye yego ndagira ngo nyine ku bantu badukurikiye ino channel bayita IM Irakiza Media TV. Irakiza Media TV show. Man mu biganiro twakoze kuri iyi si nicyo kiganiro cya mbere dukoze kizagira byibuza miliyoni 3. Okay. Mfatira ku mutwe mu mararungu umusengere ubundi twita tunasoza. Wayitushya. Uyu mukobwa aramutse ageze ku rusengero wayitarushya. Yes. Okay, tujya gupfukama rero ho dusenge twese ubundi dusoza. Tugiye gusoza. Ibyo kumfata mu mutwe wawe. Ngaho ni dupfukame dusenge. Twace bugufi. Mana reka wapfukamisha n'amavi mu Mana nziza kandi Mana ukomeye cyane. Twatangiye tuganira hageze hagati y'umukobwa aranuka yansebeje amenaho amazi amenaho ibikoma ibivuza mimenaho sinzi ibiki byose amatotoro ariko wa Mana we tuba dushaka amafaranga nta rwangano rurimo tuba turimo turahiga ibiceri kandi Mana abazareba iki kiganiro nyagasene nyimwe Mana bazakirebe bazagikunde bazagisubizemo. Hari abana bakunde kureba iyi channel yacu aba papa barabikunda aba mama barabikunda abagore barabikunda n'abayaka barabikunda ako yakaratunaniye uburayi bugiye kumwica abamukunda mu musengere inzovu yabivuyemo ariko twe turakomeje niyo mpamvu umukobwa abaye buwate kiki ndajya mbamenyesha ko dushoje dutangiye dusoza tunavuga ngo Imana nawe gusa wayisabiye gukubita amafaranga wayisabiye namufite Mana nziza kandi Mana ikomeye. Uyu mukobwa arashaka amafaranga uyamuye arashaka kuba umukire ashaka kuba umukire kazi arashaka kujya yitubarika ariko nunyitubarika. Wewe ibyo kwitubarika ntabwo birimo. Vuga isengesho neza. Mana nziza rero kandi Mana ikomeye ubane natwe muri byose turagushimiye ko wabikoze kandi ukabutangiranye natwe ukasuzanya natwe byose twizeye ko ari mu izina ryawe. Amen. Yes, amen. Ndabashimira mwebwe twatangiranye iki kiganiro tukaba tugisoje. Nje mwumvaga inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi Rutarimba n'ibinyoma intore idatoragura amayogi. Ciao ciao.